Hello everyone, hiya. Good evening, mumeze gute? Kanizere ko mumeze neza nkuko mubizi ndikora ya sport yanjye. We are walking. I love it. Walking for health, body and mind. So guys, nje kuba tumila actually muri special evening ejo ndi ku cyumweru. Tuza walking at 10 kilometers. Hanyuma tuzagira umugoroba wa culture connect. Ikinyarwanda tuzaganira mu Kinyarwanda, tuzasakuza. Muzi gusakuza. Muzi bisakuzo cyangwa mwarabyibagiwe muri primaire. Aya dufite umugoroba mwiza ho tuzasakuza, tuzaca imigani y'imigenurano. Niba uzi imigani y'imigenurano, niba utayizi, niba uyizi you are invited kugira ngo uzatuganirize. Niba utayizi you are invited kugira ngo uzazimenye. Ni byiza kumenya Ikinyarwanda, it's our language, it's our culture and we love our language. Come connect. Imigani y'imigenurano, gusakuza, kwivuga, bavuga tuye tuvuga Ikinyarwanda, rimwe na rimwe barakubwiye ngo Ikinyarwanda ntago kibaho. How are you going to know ko uri kuvuga Ikinyarwanda cyiza? Uvuze ikintu cyiza cyangwa udahemuye? Yeah, so come tumenye Ikinyarwanda, bavuga dusakuze, we enjoy the evening. Tuzaba turi ku muriro, turi kota umuriro ku murishyo. Actually the evening is going to be amazing. I don't wish any one of you to miss this evening. Yes, walking for health, body and mind. I love you so much. See you Sunday, tuzahurire Nyarutarama Sunday Park, green carpets, walking for healthy body and mind, and having the best evening of Culture Connect. I love you.